Bismillahirrahmanirrahim. Nikinze kuri Nyagasani w'ibiremwa byose ngo ndinde shitani yavumwe ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Ndashima Allah subhanahu wa ta'ala we waremye umuntu akamwigisha ibyo atarazi, amwigisha gusoma, amwigisha kwandika, amwigisha gusobanukirwa ubumenyi bw'idini mu byiciro byabwo bigiye bitandukanye. Ni muri urwo rwego tugiye kwibukiranya ku mateka y'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, mu somo ryitwa Sira. Iryo somo mukaba mugiye muzaza muritegurirwa kandi mukanarigezwaho n'umuvandimwe wanyu Sheikh Mukunzi Sudi. Isomo rya mbere rero tugiye gutangiraho ni ukumenya ibisobanuro bya Sira. Sira bisobanuye iki? Sira ni isomo ritwigisha imibereho n'amateka y'intumwa Muhammad kuva avutse kugeza yitabye Imana. Sira tubonye yuko ari amateka, ari isomo ritwigisha neza amateka n'imibereho by'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, kuva avutse kugeza yitabye Imana, avuye muri ubu buzima bw'abazima kuri iyi si y'Uwiteka. Aha rero dusobanukiwe n'isomo rya Sira icyo ari cyo. Ni ngombwa rero ko tumenya impamvu twiga Sira. Sira tuyiga kugira ngo tumenye amateka y'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, imibereho ye, kugira ngo tubashe kumukurikira by'ukuri no gukora nk'uko yakoze no kubaho nk'uko yabayeho. Imana yaravuze iti muri Qur'an ntagatifu, vuga yewe Muhammad uti, niba mukunda Imana nimunkurikire, bityo namwe Imana izabakunda. Qur'an surati Al-Imran umurongo wa 33. Ibyo bikaduha gukora nk'ibyo yakoze, nk'uko Imana yabidutegetse igira iti, ibyo intumwa Muhammad yabazaniye muzabyakire mubigendereho, kandi n'ibyo yababujije muzabireke munabyirinde. Ese ni ngombwa ko habaho intumwa mu bantu? Imana nk'uko twabibonye niyo yaremye abantu, ibarema mu moko atandukanye, mu mabara atandukanye, mu ndimi zitandukanye, mu mahanga atandukanye. Kuba yarabaremye rero tugomba kumenya niba koko ari ngombwa kugira ngo Imana yohereze intumwa mu bantu. Igisubizo twatanga hano, iyo ukurikiranye amateka ya muntu usanga ikiremwa muntu cyariberagaho mu buzima batagira icyo bwitaho, twakwita bwa kinyamaswa. Ukomeye ahutaza uworoheje, umukire adaha agaciro umukene, mbega nta mategeko yabagengaga yabagaho. Baricanaga ubwabo ku bwabo, basengaga ibigirwamana byinshi cyane. Nuko kubera impuhwe z'Imana ku biremwa, yohereza intumwa kugira ngo zize zikura abantu mu mwijima babagamo, zibashyira mu mucyo wo kumenya Imana yo yaremye byose, ishobora byose, no kureka gusenga no kwambaza ibigirwamana. Bityo ko bakwiye gusenga no kwambaza no gusaba, hakwiye gusengwa, kwambazwa no gusabwa Imana imwe rukumbi, itabyara, itarabyawe, itanafite icyo isa nacyo mu byo yaremye. Intumwa rero zoherejwe zije gukemura ibibazo byinshi mu mibereho ya muntu, ari byo kumenyesha abantu umumenyi wabo n'impamvu baremwe. Imana yaravuze iti, niyo wabajije uti ninde waremye ijuru n'isi,
baravuga bati ni Allah. Uvuga uti ishimwe n'ikuzo ni iby'Imana, ariko abenshi muri bo ntibabizi. Quran surati Luqman umurongo wa 25. Imana none ikongera ikavuga iti rwose nta kindi naremeye abantu ndetse n'amajini uretse ko ari ukugira ngo bansenge. Umurongo tuwusanga muri surati Adhariyat aya ya 56. Ikindi cy'impamvu Imana yohereza intumwa mu bantu ni ukumenyesha abantu inkuru z'ibyihishe n'ibizaba mu buzima bwa nyuma. Mu kuri mu bantu hari abatemera ko hariho ubundi buzima nyuma yo gupfa, babona ko urupfu ari ryo herezo ry'ikiremwa. Umva uko Allah abavugaho agira ati, baravuga bati nta bundi buzima uretse ubwo ku isi, bamwe babaho abandi bagapfa, nta kibishe uretse ibihe. Ibyo bakabivuga nta bumenyi babifitiye uretse gukeka gusa. Umurongo tuwusanga muri Quran surati Al-Jathiya umurongo wa 24. Ariko nanone hari abakiri kuri kamere nzima zibagaragariza ko hariho ubundi buzima nyuma yo gupfa, bakaba ari nta bisobanuro bihagije bafite kuri byo. Niyo mpamvu intumwa zaje kugira ngo zitange ubusobanuro bwimbitse kuri buri kintu Imana yazigishije, ngo zigishe abo zatumweho ndetse zinabasobanurire kuri ubwo buzima. Intumwa zoherejwe kandi kugira ngo zikosore ibyari bifutamye mu mico yaranze ikiremwamuntu, kuko iyo hacagaho igihe ari nta ntumwa yoherejwe, abantu bahinduraga ibyabaga byarazanywe bikanigishwa n'intumwa zabanje, maze ubuyobe bukagaragarira buri wese ushishoza. Ibangikanyamana rigasimbura iyobokamana ry'ukuri, ikinyoma kigasimbura ukuri, ikibi kigasimbura icyiza, gutyo. Birumvikana rero neza ko intumwa zoherejwe kugira ngo zigarure abantu ku murongo mwiza, kuri kamere Imana yabaremyemo. Imana yaravuze iti rwose abantu bari bamwe mu kwemera, nuko bamwe baza guhakana, maze Imana yohereza intumwa ngo zibahe inkuru nziza y'ijuru. Uzakora neza akirinda ubuyobe ko azahabwa ijuru. Zinatange umuburo ko hari umuriro uzigomeka wese. Iboherezanya n'ibitabo kuri kugira ngo bibafashe kwigisha abantu ibyo batavugagaho rumwe, kandi ibyo batavugagaho rumwe ari ibyo bari barahawe. Nyuma yo kugerwaho n'ibisobanuro bihagije barigomeka, maze Imana iyobora abemeye kukuri batavugagaho rumwe ubushake bwayo, kandi Imana iyobora ishatse inzira itunganye. Uwo murongo tuwusanga muri surati Al-Baqara aya ya 213. Intumwa zoherejwe kandi kuko ibiremwa byari bikeneye amwe mu mategeko asimbura ayariho mbere, kugira ngo abifashe gutunganya ubuzima bwabo. Mu kuri abantu bakenera amategeko na gahunda kugira ngo batunganirwe mu buzima, habeho ubutabera, imibereho myiza n'ibindi. Ibyo byose biri mu byo intumwa zazaga zizaniye abo zabaga zatumweho. Rimwe zikibanda ku iyobokamana tawhid, ubundi ku mategeko fiqhi, ubundi ku mibereho myiza n'ibindi. Imana muri Qur'an ntagatifu yaravuze iti
n'abantu bo mu bwoko bwa Madiyana twaboherereje umuvandimwe wabo Shuwaibu, maze arababwira ati yemwe bantu banjye nimugaragire Imana, nta yindi Mana mufite itariyo Allah, mwagezweho n'ikimenyetso giturutse kwa Allah nyagasani wanyu kigaragaza ukuri kw'ibyo mvuga, bityo nimwuzuze ibipimo n'iminzani kandi ntimugahuguze abantu mugabanya ku byabo, ndetse ntimugakore ubwangizi ku isi nyuma y'uko itunganywa. Ibyo ni byo byiza kuri mwe niba koko muri abemera. Umurongo tusanga muri surati Al-A'raf umurongo wayo wa 85. Nanone Imana igakomeza ivuga iti kandi ntimukabambire buri nzira mutera ubwoba abantu mugamije kubambura ibyabo, munabuza kugana inzira y'Imana ba bandi bayemeye, mwifuza ko yagorama. Mwibuke ubwo mwari mbarwa maze Allah akabagira benshi, ngaho nimurebe uko iherezo ry'abangizi ryagenze. Imana igakomeza igira iti kandi niba hari itsinda muri mwe ryemeye ibyo nohererejwe, hakaba n'irindi tsinda ritemeye, nimwihangane kugeza ubwo Allah adukiranuye, kuko ari we mukiranuzi mwiza. Surat Al-Araf umurongo wa 45 kugeza kuri 47. Iyi mirongo iratugaragariza ko ibiremwa abantu bari bakeneye amategeko yabafasha gutunganirwa na gahunda zo ku isi n'izejo ku munsi w'imperuka. Hari nanone gusenga Imana imwe no kwirinda kwibangikanya, kwemera Imana bidasubirwaho bitanashidikanywaho hifashishijwe ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ukubaho kw'Imana n'ubuhambare bwayo. Zose ni impamvu zatumye Imana nyagasani yohereza intumwa mu bantu. Nanone ikindi harimo nanone muri izi mirongo kuzuza ibipimo hirindwa amahugu ayo ari yo yose, kwirinda nanone ubwangizi ku isi nyuma y'uko Imana yohereje intumwa zije kwigisha uko isi yatunganywa, kandi ko ari nacyo abantu bashyiriwe hano kuri iyi si, kwari ukugira ngo batungane banatunganye. Nanone impamvu zatumye Imana nyagasani yohereza intumwa mu bantu ni ukumenya gushishoza, no kwigisha abantu kumenya gushishoza no gutoranya ibyiza byafasha umuntu kunezerwa hano muri ubuzima bwo ku isi no ku munsi wa nyuma, kuziririza kubambira amayira hagamijwe ihohotera no kwambura abantu ibyabo. Byose intumwa zaje zibiziririza zihawe itegeko n'Imana nyagasani kugira ngo zigishe abantu umurongo uboneye, nta wuguza mugenzi we, nta uhohotera, nta wambura iby'abandi ku ngufu. Kubuza abantu nanone gutera ubwoba bagenzi babo mu nzira iyo ari yo yose, kubuza abantu kuvana no gukumira abayobotse mu nzira bahisemo, kuzirikana imbabazi n'impuhwe za Allah ku bantu ubwo bari bake, hanyuma Allah akabongera bakororoka bakaba benshi, ndetse akaba anatanga intsinzi atitaye ku bwinshi bw'abakora amakosa, akayiha abake beza. Kwihangana cyane mu bijyanye no kwemera, ukazirikana ko Allah ari we uyobora, maze akazi kawe kakaba kubwiriza ibyiza no kubuza ibibi, kandi ukihanganira abatarumva cyangwa ngo bakurikire ibyo wabahamagariye, ukabihanganira, ugakomeza kubabanira neza mu bwihangane, mu mico myiza, ubagirira neza, ubundi ugategereza itegeko ry'Imana. Birashoboka ko igihe ari igihe Allah
yazabafungurira inzira bakayoboka. Ibyo ni bimwe mu ncamake dusanze muri iriya mirongo yo muri Surat Al-Araf twabonye guhera kuri 85 kugera ku 87, itwereka neza impamvu intumwa zaje hano kuri iyi si, zije gutunganya ikiremwa muntu, zereka abantu inzira itunganye, inzira inoze, inzira igana ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, inzira ibaha kunezerwa haba hano muri ubuzima bwa hano kuri iyi si ndetse no mu buzima bw'ejo ku munsi w'imperuka, ubwo uzatunganya akanatungana azagira iherezo ryiza, agahabwa ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero niho dusoreje isomo rya mbere rya sira. Ubutaha tukazarebera hamwe isomo rya kabiri ku byo intumwa n'abahanuzi baje bigisha n'ibyo bahuriyeho bose. Mukaba mwariteguriwe kandi mwarigejejweho n'umuvandimwe wanyu Sheikh Mukunzi Sudi. Mbifurije kugomeza kugubwa neza, mugire amahoro y'Imana kandi murakoze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.